make maze n'ingabo z'igihugu ugiye kubona ziraje wakabyara. Turi mu nteko rusange y'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi mu kagari ka Gisuna mu murenge wa Byumba akarere ka Gicumbi, aho abanyamuryango bari bitabiriye baza bagaragaza ibyo bagezeho babifashwemo n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Bamwe mu banyamuryango bari bateraniye mu cyumba cya Papebu barimo bishimira ibyo bagezeho ndetse babigezwaho n'umuryango wa FPR Inkotanyi, nk'uko bamwe bagiye borozwa inka ndetse abandi bagahabwa isakaro ndetse bakanubakirwa. Ni byinshi abaturage barimo bishimira muri iyi nteko rusange yahuje abanyamuryango wa FPR Inkotanyi mu kagari ka Gisuna. Hano barimo binjira mu cyumba cyaho ibirori byaberaga byo kwishimira bimwe bagiye bageraho birimo n'iterambere rigiye ritandukanye. Wageraga muri icyo cyumba ukahasanganizwa na morale iri ku rwego rwo hejuru kuko namwe mugiye kubyibonera. Kuko byagiye bisobanurwa rero n'uhagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi hano mu kagari ka Gisuna, yagomeje avuga ati ni byinshi umuryango wa FPR Inkotanyi wagiye ugeza ku banyamuryango cyangwa ku baturage muri rusange. Ati nk'ubu ndi washobora gutandukanya amanywa na nijoro. Ubu gutya iyi video ni ya nijoro aho amatara ku mihanda aba ari kwaka, akanasobanura ko ari umuhanda w'umukara. Avuga ko rero iterambere rya FPR Inkotanyi nk'abanyamuryango bagenda baryishimira. Ati imihanda irakeye, nta muntu ukigenda arwana n'umukungugu cyangwa n'ivumbi, anagaragaza ko ari n'imihanda bari kugenda bubakirwa. Ibyiza rero twagezeho bigaragarira amaso, n'impamvu nta n'ubishidikanyaho, nta na deba yabyo ibaho, buri muntu wese ababireba. Iterambere ry'igihugu cyacu riri ku muvuduko udasanzwe kubera umurava n'ubushake bw'abayobozi bacu barangajwe imbere na nyakubahwa chairman wacu Paul Kagame. Tubaha amashyi rwose. Ibyiza rero twagezeho nk'uko nabivugaga buri wese arabibona hirya no hino, biranaguje amaso hirya no hino, mubona imihanda ndetse hano hakurya twebwe abanyabyumba cyangwa abanyagisuna ibikorwa birimo birakorwa twirebera, ndetse n'umwana mutoya arya azajya atangumya ati iyi mihanda yubatswe nirebera. Mu rwego rw'igihugu birarenze, intara zose zarahujwe ndetse n'imihanda igana mu bihugu by'amahanga nabyo byarakozwe kandi neza. Gomeza asobanura ko nabo mu kagari ka Gisuna nk'umuryango nabo ari byinshi bagiye bageraho, nk'uko yabivuze anabigaragaza mu buryo muri aya magambo agira ati muri aka kagari natwe dufite ibyo twagezeho kandi tugejejweho n'ubuyobozi bwiza. Uwo twabaza wese ntiyabura icyo avuga. Turakora ku mafaranga, amasoko zatwegereye, niyo mpamvu turasako ntiyabagaho. Buriya ni ikigega leta ashatse kwegereza abaturage bose. Nyiragatagara Julienne nawe yashimiye umuryango wa FPR Inkotanyi. Ni umuturage utuye mu kagari ka Gisuna, yavugaga ko yararaga avirwa ndetse izuba ryava rikamuvira mu ruhorihori yicaye mu nzu.
ariko ubu arashimira FPR Inkotanyi ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wamufashije kubona ahantu arara, ubu nawe asigaye yicara ku gikuta cya sima. Abamuye mu kagari ka Gisuna, umurenge wa Byumba, umudugudu wa Rwiri. Icyo naje rero gukora uyu munsi, njye nishimiye aho urugero n'ahantu nakwirwa. Numvaga ko nakwicara mu bantu bameze gutya, numvaga nkora nigunze, numvaga meze natinyuka no kuvuga ngo kwa muganga nka gutya. Ariko Paul Kagame yaravuze ati nimushishuke mujye aho abandi bari, mutere imbere, nibo muzamenya ubwenge. Nimuguma kwicara mu rugo ntacyo muzageraho. Ubwo ngubwo rero rwose iyi leta yambereye iya mbere mu bintu byose nabonye. Kera nazaga mpinga ibikarumba, ngororandogera, ngo mpinga nyuma, ariko bageze ubu inka ubu ndahinga bikera. Paul Kagame ntacyo namubura. Ubu rero sigaye mpinga, urabona ko usigaye mpingira ku giti kubera byera cyane. Kubera yafumbye. N'undi wese yaje akaza agafumbire ndakamwe. N'abafite amata, umwana yazamuha amata akiyemera. Kuko iyo umuntu yaguhaye nawe uha abandi. Iyo ukomeje nawe ntawe uguha. Ubwo Paul Kagame turakorana, turagendana na leta y'ubumwe nawe mbese abaturage bose ntacyo namushinja. Nyuma yaho inzu rwose ishaka kumpirimira pe, ntabwira ariko se mwa bantu mwe ko ababyeyi bagiye impuhwe, Kagame yazangiriye impuhwe. Niba ntabivuga Imana yumva simbizi. Ngiye kumva abaturage b'abakecuru rero byari Kagame bakubwiye, ariko nabo ku Kagame nabo kutabashimire cyane, bambereye imari kandi bambaye hafi. Ndetse iyo ntabagira ntabwo barabayeho. Ndagira ngo bambaye ababandi, ndagira ngo bambaye ibishimari, ndagira ngo bambaye inzugi, ndagira ngo barayubaki, maze n'ingabo z'igihugu ugiye kubona ziraje bakabyara. Abandi batangira guhunga, ariko umukecuru rero icyo wakoze ni ikihe? None se ntacyo wakoze, ati none waguteye amazi ntayo. Ati ko rero umukecuru nimukomere cyane, ati aha ari tuje kukwakira rero nimurakaza neza mwakabyara. Ndashimira FPR bampaye inka, nzi neza amatara ahari, ngiye mu byanya FPR bwaca bukira. Ikindi FPR yampaye akazi, nkora muri VUP, ubu ndi umurezi w'abana bari imbere hariya. Ikindi nshimira FPR, haherutse kuza Serwakira iransenyera, musenyeye ndagenda njya ku kagari ndababwira n'abandi mu mudugudu. Icyo nshimira FPR, ndabona agafumbire nkafumbira, nkahinga udushyimbo tukera, abana bakarya kandi nanjye nkarya. Ubu murabona ukuntu ngana, ndi umubyeyi ufite ibiro biri hejuru y'uko FPR itaraza nari mfite ibiro hari 20. Ariko ubu kuva FPR yashyizemo icyizere nanjye nkishyiramo, ubu ndaryama nkasinzira, ndarya saa sita nkarya no ku mugoroba. Mbere ya FPR naryaga umunsi umwe saa sita gusa, bwakira nkarya. FPR yugiye mu byayo keretse ingejeje nk'ejo bundi. FPR muyimbere amashyi, FPR yarakoze.
Nyuma rero y'abo babyeyi bashimira umuryango wa FPR Inkotanyi bavuga ko bubakiwe amazu, inka zirahari, niyo mpamvu rero n'abaturage rero cyangwa abana nabo bahabwa amata bakayanywa. Murabona ko bari kunywa amata bavuga ati rwose natwe mu kagari ka Gisuna nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi natwe inka zageze iwacu, niyo mpamvu abana nyine tugomba kubaha amata. Bagomeza bavuga ati rero suko baje hano mu nteko rusange ariko n'ubusanzwe mu rugo abana bagomeza guhabwa amata. Muri iyo nteko rusange rero y'akagari ka Gisuna ari abanyamuryango basha barahiye ko batazigera batezuka ku myemerere cyangwa ku nshingano za FPR Inkotanyi. Bavuga ko rero barahiye ko batazigera bakora ikibi batatira igihango. Efrem Makabayizi yari hagije yasibi yewe nayizeye Itishime Manuel itisenge Zakri Dushime Imana Pascal je Pacifique kushatse dushime Imana Senge Barore yewe rafite promesse yewe rafite je tisinze Jean yewe dufite umukiza kave le promesse yishimire Didas yabaye se dufatanye Ore Imana Aina bitamo y'umuryango Nene sako Numvise neza Ibigabo N'imigambi FPR Inkotanyi Yemeje guteza imbere Ni indahiro barahiriye imbere ya camani w'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Gicumbi. Nyuma yaho ababwira ko rero ibyo barahiriye bagomba kubishyira mu bikorwa kuko nta munyamuryango wijandika mu bibi. No gushimira Inkotanyi n'Inkotanikazi zimaze gutera intambwe idasubira inyuma. Ubu butumwa ni ubwabo by'umwihariko ariko kandi nanone n'abateye intambwe mu bihe bya kera. Ntabwo ubutumwa bw'umuryango bujya busaza, ni agahoraho. Nk'abanyamuryango nk'uko Bibiliya ibivuga, yaba Bibiliya Katolike, hari iyera, hakaba na Bibiliya ntagatifu, ariko zose zitwa iki? Zitwa Bibiliya. Bityo rero abanyamuryango mumaze gutera intambwe, umuryango hari ibyo bifuzaho kandi mwabirahiye ngo nimubirengaho Inkotanyi zizabibabaza. Ni nko kugira gutya ubizi intoki ziri zirashinja nde ni njyewe. Ubwo namwe rero mwateye intambwe, nta Nkotanyi yiyamirika, nta Nkotanyi imena ibanga. Ibyo wifuza ko bikubaho nk'Inkotanyi ujye wifuza ko n'abandi babibakorera. Mu kagari ka Gisuna, Umucyo TV, Timos.